bamenyaga huri yuko ndaho hitwa kwa Gakara François. Ubwo niho baje kugera saa 6 z'ijoro baje ndakanguka na Wostana arankangura avuga ati karabaye, aranansezera ankora mu ntoki arambwira ataheza mu ijuru. Nari nambaye ubusa, nari nambaye agakariso gusa, ndiruka kugeza ubwo nageze mu kabande nsanga na ya kariso yacitse yazamutse, irindi hano mu mbavu yacitse. Ndabasha gukomeza ndagenda. Amasaka nakwiriye guteshwa agaciro bayobozi bacu, kuko amasaka n'urubingo, nkuko nabonye Bugande hari ikirango kigaragaza umusambi. Mu Bugande nta ukora ku musambi, no mu Rwanda nta ukwiriye gukora ku rubingo cyangwa ku masaka. Bikwiriye gukora ibikorwa byabyo byo guhesha igihugu agaciro, nkuko amasaka yahisha abantu kurusha uko abantu bahisha abantu. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV, mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, by'umwihariko turi mu cyumweru cyo kwibuka inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ni ku nshuro ya 28 twibuka Jenoside. Rero tugaruka mu nkuru zitandukanye tuganira n'abantu batandukanye bari icyo gihe, kugira ngo bakomeze kudusangiza ku mateka yaranze igihugu atari meza, guharanira ko atazongera. No musazo w'intare bonye turi ko tuganira, turaza gutangira tumuha ikaze, tugaha ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane kuma ikaze muri studio ya Yawe TV. Nanjye nitwa Musabyimana Charles, ku izina Diaro musanzwe muzi, umukinnyi w'amafilime mu Rwanda. Ndishimiye kandi mbashimiye ikaze mu mpaye hano muri studio yanyu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka yaranze igihugu, n'uvuga ngo Muzehe Musabyimana, Jenoside yabaye ari hehe, nahe mateka n'ubuyobozi yaciyemo muri ibyo bihe bitari byoroshye? Jenoside yabaye ndi mu majyepfo mu cyahoze ari komine Nyaruhengeri, murenge wa Rwempyisi. Nari umusore w'imyaka 24. Jenoside yaramungabanije cyane uko bahigwaga nari ndimo, no mu Imana yarinze bagerageje kurokoka, naho nari ndimo kweza kuri umunsi wa none ngendana ibikomere byayo, ariko nkomeje niyubaka n'Imana imfasha n'igihugu kimfasha. Ubwo Jenoside bivuga ko yarateguwe, ariko imbarutso yayo ni ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Dutangiriye gakeya, indege ihanurwa byari bimeze bite, aho wari uri ese imbere yaho byari bimeze bite? Iya ndege ihanuka nyine wabonaga ko kwica Abatutsi byari bihari, ariko harabuze imbarutso yo gutangira, kuko hariho amashyaka yamaze kuza, yari yongereye kuri MRND, yamaze kuza, hajemo ibintu byo guhangana kw'ayo mashyaka, ndetse ishyaka ridafite imbaraga ugasanga abayoboke bayo cyane cyane hafi y'indege ihanurwa barahohoterwa, baricwa, baragira gute, nta jambo nta gaciro. Ubona harabuze gusa kimwe cyo kuvuga ngo mutangire mwice abantu, ariko ubundi wabonaga ko byateguwe. Nkanjye sinumvaga radio Muhabura, dore ko nari mfite ni radio itagira FM ivuga Muhabura gusa, aho wasanga nka nijoro abantu baraza kumviriza ukuntu ndiho numva Muhabura bavuga bati ari harumva nyine bene wabo nyine igihe bazatwicira, wasanga aribo bavuga ko ari twe tuzabica, ariko ahubwo bo bicaye ku mukotogoto w'inkono yo kuvuga ko igihe cyose bazababwirira bazica Abatutsi. Byari byarateguwe rero, si ibintu byabatunguye. Harimo byatangiye bitangira aho wari uri byari bimeze bite? Aho nari ndi nyine nta jambo Umututsi yari afite, nko guhera muri 90 cyane, nubwo mbere hose wabonaga nyine aho guhera nko muri 90 cyane nk'inkotanyi zimukimara gutera, wabonaga nyine ko bavuga ko nizimara gutsinda bazaza bagahita bakiza bene wabo baturanye, aribo twebwe, bazaza bica tukabafasha kwica Abahutu. Ariko siko byari bimeze. Inkotanyi zateye ziharanira kugira ngo zive mu gihugu cyabo,
ariko bikagenda bihinduka nyine bahimba ibihimbano, ariko birangira nyine jenoside ibaye umututsi yishwe, Imana abandi irabarinda. hanyuma jenoside irabaye, umuryango wawe, ababyeyi wari ufite cyangwa se n'abandi bavandimwe byagenze bite kuri wowe? Jenoside yarabaye, bamwe bahungira ahitwa Ikansi twari duturanye, bicirwa Ikansi, abandi bicirwa mu mayira bajya Ikansi, abandi bicwa bagerageza guhunga ngo bajye Burundi kuko tujya guturana n'u Burundi, abandi bicirwa mu ngo zabo baricwa barashira, kuko nari mfite abantu bagera kuri 70 umuryango, mbaze rwose abantu barokotse basigaye ni abantu batarenga 6, bo abandi bazira jenoside nyine baricwa baragenda. muri abo 3 harimo n'ababyeyi? Nta mubyeyi n'umwe mfite, bose mama niwe twabanaga, data yabaga ahandi, ariko bose nyine ntawe ukiriho, barapfuye ashira jenoside. muri uko guhunga wenda abantu barasenyaga, hano haba amatongo, jenoside irabaye, iminsi 100 ni iminsi itari yoroshye, yari na myinshi cyane. kubaho muri ubwo buzima bwo kwihisha, hari abantu bagwishaga, byagendaga bite? Nyine jye nahishwe n'abantu, ntabwo nakunze kuba mu mashyamba cyangwa mu bihuru, nahabaye nk'iminsi itarenga nk'itatu, ariko nari mfite abantu twasenganaga bagerageje kujya bampisha, bamwe bakampisha nk'iminsi 3, abandi bakampisha nk'icyumweru, hahandi bahakenera kuzahatera bafite amakuru, baza kuhatera bagasanga banyimuriye ahandi, bityo jenoside yarinze irangira, ngenda nimuka aho baje, ahantu bamusanze ni hamwe ndi mu nzu, ahitwa kwa Gakara François, mpishwe n'umuhungu witwa Sitani twasenganaga, kandi jenoside yari irangiye rwose, ko hari hamaze kuba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7, na FPR yarafashe Butare ku itariki 3 z'ukwa 7, ariko abanzi interahamwe bari bagihari, bamwe bahunga, abandi bahura barabuze uko bagenda kubera imitungo bari barasahuye. Bamenyaga huri yuko ndaho hitwa kwa Gakara François, ubwo niho baje kugera saa 6 z'ijoro, baje ndakanguka, na Ositani arankangura avuga ati karabaye, aranansezera, ankora mu ntoki, arambwira ataheza mu ijuru. Naramubwiye bwanjye n'ubusore bwanjye, ari umusore utaremereye woroshye uri mu biro nka 50, numva umwuka w'Imana arambwira ati ko kugiye gupfa Kenyege. Bari bamaze kugera hanze bafite intwaro nk'abaje kwica imbogo cyangwa intare cyangwa indi nyamaswa, ari abantu batari munsi ya 60. Nabwiye Sitani, twari turyamye, ndababwira ntambara ikiringiti, arakitera ikiringiti cya rufuku twari twiyoroshe, ndamubwira ntigenda ukingure. Bamaze gukomanga baravuga ati ese musabye ko atereza araho? Sitani areba kubabwira ati ntawe uhari kandi mpari. Abwira ati ese ni uw'amahoro? Baramubwira ati ni uw'amahoro, muduhe turamugusubiza. Ariko nyamara n'igisimu kwa Murekezi batwikiragamo amakara, bari barangije kugitegura aho banyicira, bagahita barenzaho ibitaka muri ibyo bisimu bitwika amakara. Ubwo ngubwo namubwiye nikingura, amaze kwambara cya kiringiti, amaze kunsezera, kuko nta buhungiro nari nsigaranye, urupfu rwarangose ruranzunguruka, numva icyumba cyose gihindutse umunuko. Ubwo je yagiye gufungura, narangije kurira igitanda twari turyamyeho, kari akazu k'icyumba kimwe. Amaze gukingura mubwira rero ngo nuko mubwira soke, navuye hejuru ya cya gitanda niruka mfite umuvuduko uteye ubwoba, bitansunika Sitani ahita bahitana bagwamo, nanjye mba ndahise simba urugo. Hari ahantu hacungamiye umubande hacuramye cyane, nahise manuka, nari nambaye ubusa, nari nambaye agakariso gusa, ndiruka kugeza ubwo nageze mu kabande, nsanga na ya kariso yacitse, yazamutse, irindi hano mu mbavu yacitse. Ndabasha gukomeza, ndagenda ngera hitwa bamwitaga ngo n'urwo hejuru mu Biziguro, ndakomanga, hari kwa Masenge wa Batisimu,
barankingurira babonye ukuntu nsa ibihuru byanshwaratuye mva amaraso umubiri wose nakutse inzara ebyiri z'ibikumwe kubera amabuye namanutsemo bagahinda karabica bampa ikijumba ndarya barancanira ndota bitamutuma imyenda kwitwa Leonidas hakurya aragenda anzanira imyenda ndambara ariko mu by'ukuri barambwiye ati ryama ndabwira sindyama mureke nkomeze kuko na hano urumuri ruragaragara hakurya ko niho bari bansanga hano kandi koko yamaze kuva kwa Leonidas bahita bahagera nabo bazi ko ariho nagiye ese nkomeza njya kurara yitwa kwa Bisetsa nahageze saa 10 z'ijoro basi nuko byagenze muri iryo hunga ryo ku itariki 9 z'ukwa karindwi FPR yari imaze gufata Butare ariko bari abasirikare batari benshi ku buryo batari kubasha kurinda buri murenge cyangwa buri serire ngo bayihe umutekano bari bakiri bakeya cyane. Tugaruka inyuma gatoya byangakunda jenoside mbere yo kwibara ibimenyetso byabo byagaragaraga mbere yuko jenoside itangira by'umwihariko cyangwa se byanyabyo abaturage bari babanye bate? Abaturage bari babaye ariko bafite ingengabitekerezo uvuga ngo umututsi yari atuye nko mu abatutsi nka 5 b'umuryango babaga batuye nko mu baturage byibura b'abahutu icyo gihe twari tukivuga ibintu by'amoko nk'abahutu 100 nibwo mukabaturamo muri 5 ariko ukabona ko ari ikibazo ari igitotsi kiri hagati baratumiranaga cyaba bakoze ibirori bakanywa bagahaga ariko umututsi yajya nko kwivumbira cyangwa nawe yashaka gusabana nabo ukabona baramukebutse ukabona nibagira icyo bavuga ariko ukabona ko hari ikibazo kibajemo ugasanga nanone ikindi cyagaragaraga nkaho nyine umututsi batamwiyumvigamo nta mututsi wiyamamarizaga umwanya nk'ubuserire ubukonsiye ko bapfe kumutora kuko wasanga nko muri komine harimo nk'abatutsi b'abakonsiye batarenga nka 2 kandi harimo amasegiteri arenga 15 icyo kintu kirimo kiranuka kirazunguruka ariko akabura uko batangira cyangwa wajya nko mu rubanza wajya kurega amenya kuri umututsi urubanza rwawe ntugira agaciro ntunaburane ngo utsinde ahubwo bakaguhindura nk'injiji kuko ndibuka nka mama bigeze kumuvuna akaboko bamaze kumuvuna akaboko ararega bipfa busarataha kandi afite isima agendana ahubwo bakamuhindura nk'aho ari umusinzi nk'aho washotoranye bakamuvuna bibaze kuba washotorana tuvuge ko washotoranye umuntu akakuvuna akaboko mu Rwanda ntabwo wavuga uko tumeze muri iyi minsi ntibavuga ngo umuntu yagushotoye uramuvuna ntiwavuga ngo umuntu yagushotoye uramukubita wajya kumurega ntiwamukubita nuko rero birategurwa gutyo biranuka bigera kuri jenoside iratangira baratemagura abantu barararika uko byagenze jenoside iratangiye irabaye abantu barishwe ariko mbere ho gatoya tugarutse inyuma mu mashuri ho byabaga bimeze bite? Mu mashuri twigaga nyine bakubaza imbura umuhutu cyangwa imbura umututsi kuko baranabigusomeraga ku ifishi wabaga handitseho kuri Musabyimana Charles w'umututsi wamara no kuba umusore ukajya kwaka indangamuntu bakabareba muri fiche bagasanga umututsi bakandikaho tutsi ure bakamwambikaho hutu ariko mu ishuri nyine ho ko byari bimeze abarimu ntabwo batotezaga cyane ngo wumve ko bafitemo uruhare kuko basaga n'ababyeyi ariko ntibaburaga kuvuga nyine kuri umututsi bahamagara umututsi ukumva ikibazo ukumva ntiwanaryitwa kuko wabonaga ko bavuga kuri umututsi abandi bana bakagukebuka bigaragara ko se basi bababwiraga ati hari abantu bitwa abatutsi cyangwa hari abitwa abahutu n'abitwa batwa akumva rero iryo izina risone gukoze isoni ukaryita bari ukumva nyine nipfunwe kuko wabizira nuko bimeze. Hanyuma jenoside none iratangiye nubwo iminsi yose yari mubi bwacya gutazi ko buri bwire bukira utazi ko buri bucye ariko wenda hari umunsi ushobora kubutinga uyu noneho uretse nk'Imana n'ubundi yahabaga ariko ngo yabonaga nari buwurenge. Ni uwo munsi wo ku itariki 26 z'ukwa gatanu ariho umuryango wanjye wishwe cyane. Uwo munsi naraye mu bihuru ndara mu bigunda ariko nkora nk'umusirikare
ndibuka iryo joro ko navuye aho nari nihishe mu rubingo ndagaruka nza mu matongo y'iwacu nanjye nicaramo hejuru ya za rukarakara bashenye barangije ndaza nicaramo hari ku mwezi kabisa ndavuga ariko uyu munsi umeze ute uyu munsi ni umunsi mubi ni umunsi numva ntashobora kubaho icyo gihe abanjye babaga barunze muri wese ariho babashyize ariko nahamaze nk'iminota nk'icumi ndongera ndagenda nkomeza inzira y'umusaraba nyine ndaraguza mu miryango y'inshuti zanjye gusa nk'umwana wumpisha akavuga ati ibyo byose ntiwutsemure ntukorore ntujye hanze kunyara papa atakubona aba yanasinze ahita bivuga bakakwica mba muri ubwo buzima jenoside irarangira iminsi 100 yari myinshi cyane icyumweru nticyashiraga cyabagamo nk'umwaka ariko ku bw'amahirwe twumva ko FPR tutakekaga ko yakora amateka nk'ayo kuko ari maze igihe iba mu Ruhengeri rwanira mu Ruhengeri ntirenge Ruhengeri twumva ko iriho igereza Rwamagana twumva ko yaje iriho ngo byumba hano hejuru twumva ko yageze Ishyorongi avuga ati ni hahandi nta kizaramira kuko imiryango yacu myinshi yari yarapfuye nta nubwo wumvaga warorokotse wenyine wumvaga ko nta wundi warokotse ariko hashize iminsi twumva ngo wasifashe Kigali avuga none twapfa igihe kigeze cyo kurokoka mana yanjye ariko ya minsi irashira twumva ko abanzi bahunze bagiye ndetse nabo duturanye ko twumva ko bagiye ariko hakira abandi bake ku buryo ari nkanjye nyine nari mpfuye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 FPR yarafashe Butare ku itariki 3 ku itariki 9 nari mpfuye kabisa nuko ngo ari turagera mu duce twose FPR yari tarahagera gusa barahunze kuko babaga ari abasirikare bake nk'akarere bagashyiragamo nk'abasirikare navuga nka komine nk'abasirikare batarenga 50 ariko kubera icyubahiro Imana yari yabahaye n'igitinyiro aho umusirikare wa FPR yabaga ahagaze umwe babiri interahamwe zirenga 100 zarirukaga rwose zikavuduka zigahimana mu mikombe ari umusirikare umwe unyujije yendaga udusasu twa Karchinikov nk'iminota 2 bakiruka bagahunga kuko bari bazi ko fondation yabo yarimbutse Kigali yafashwe intara zafashwe amaprefecture yafashwe kumva bahagarara bakarwana ntacyo byabamarira bakwicwa baraswa nuko byagenze mbere ko tugera ku musozo wenda wa jenoside inkotanyi zimaze gufata igihugu cyose noneho amahoro asa nagarutse tugaruka inyuma gatoya jenoside itangira ku munsi w'ihanurwa ry'indege abavuga ngo ikirere cyaratukuye turabibona ariko ijoro rya mbere indege yahanuwe byari bimeze bite cyangwa ikirere cyasaga gite nk'uko abantu bavuga bitandukanye ikirere cyasaga uko gisanzwe kuko muri jenoside nkaho nari ntuye nta ndege yenda za kajugujugu zahageze ngo zishe kwica abantu bazaga mu modoka bakashishikariza abantu yuko umubyeyi wabo yarashwe yahanuwe n'inkotanyi ko nabo batagomba gusinzira bagomba kwihimura inkotanyi nta wundi ari umututsi no kuvuga ngo ikirere cyariko ariko hasi byari bindi kuko natwe twamaze kumva ko indege yahanuwe tuburiyo dukwirwa turavuga atakacu karashobotse kandi ko yamaze guhanurwa bahita batangira kwica za Kigali kwica za Gisenyi na Ruhengeri hari ingengabitekerezo zikomeye cyane kugeza ubwo abavuye i Kigali bava n'ahandi baza nk'Ibutare kubaninira no kuvuga ngo nta soni ngo muraryamye muricaye mwanza barimo namwe yishe umubyeyi wacu inkotanyi murashaka kuvuga ko ari bande ese ni bari bariho barasase na inkotanyi muri kumwe umututsi niwe inkotanyi nyaboneka tugomba guhorera umukuru w'igihugu wishwe n'inkotanyi kanya twabuze inzira turamwaramwara ariko nawo mwaramwariraga kuko hari bariyeri byibura twavuga nko mu isibo nk'ubisibo buri sibo yabaga iriho bariyeri yabaga iriho amabariyeri hirya no hino nta wabashaga guca kuko naho wacaga hose baguhaga induru bari bakuzi ugafatwa ukajyana kuri bariyeri cyangwa bakakwiciraho ikirere rero gutukura kwacyo nuko amaraso yahise ameneka ako kanya akwira igihugu cyose imigezi myinshi utuyaga twinshi twicirwaho abantu baricwa barashira
ariko nyirabayazana niyo ndege, ariko ubundi jenoside yari yarateguwe kabisa. Nuko bimeze. Bumwe mu buryo bwakoreshwaga wenda no kuba wenda bakita amazina mwagiye atandukanye kugira ngo basebye umuntu, wenda kugira ngo wa muntu uzajya kwica umuntu azumve ko atisha umuntu. Bumwe mu buryo bwakoreshwaga cyangwa se mu magambo yakoreshwaga yitwa abatutsi yakoreshwaga ibyo bavuga ngo umuntu n'inzoka, mwebwe babyitaga mwumvaga bimeze gute? Kini cyane cyane umututsi kwitwa inzoka we yabyiswe kera. Na jenoside kuva navuka muri za 1968 nakuze numva ko umututsi ari inzoka. Inzoka mu buryo bugaragara, inzoka nka Bibiliya ivuga ko ari umuriganya. Urumva ko umututsi bari baramwise umuriganya, kandi yarirukanywe mu gihugu, n'usigaye yicishaga bugufi bishoboka ariko akanga akitwa inzoka. Inzoka ari uburyo bw'inzoka bwaraje bubaho igihe cyose kugera kuri jenoside. Noneho kwitwa rero ngo uri inyenzi, inyenzi zo nazo zafashe umwanya muremure kwitwa umututsi ko ari inyenzi, nubwo hari inyenzi zarwaniraga hanze bazita inyenzi, ariko twumvaga bene wacu bita inyenzi, twumvaga ko ntacyo byabatwara kwitwa inyenzi, ariko kubitunesha ntacyo byabaga bitwaye. Twarabyemeye, nawe wahita bakakwita inkotanyi, ugasanga barakubera iryinyo ku mwero, byumva hore ngo bicaraga bapimye iryinyo ku rindi, wabaca wababwira uti mwiriwe bakakwihorera, mwahura yasinze yareza agatuza amubwira uti mwiriwe nyine, ukumva ko ntahuri, kumva ko Imana yaradutabaye kubona umuntu warokotse w'umututsi ahabwa agaciro muri iki gihugu, akongera kugira ijambo. Ni ukuri n'iby'amahirwe abacu badusize bakagenda bakicwa, Imana izabagire neza, bazabona ijuru igihe abantu bazazuka bakabona Imana izabazure, kuko bahuye n'iyicwa rubozo ntawe batutse, kuko wasabaga imbabazi, intoki usaba imbabazi icyaha utakoze, intoki bakazitema zikazana amashami zikaregarega, kandi nta muntu wakoshereje, ukabyakira ugatemagurwa, kugeza ubwo abari bihishe baje kwicwa n'inzara. Igihe cyabaye kirekire cyo kugira ngo jenoside irangire, ukwezi kugashira utarya, utunzwe no guhekenya imyumbati yo ku gasozi, utunzwe no guhekenya amasaka, ukwezi kwa kabiri kukagera hagati kugashira, kugeza ubwo abantu bivana aho bari bihishe bajya ku mabariyeri kugira ngo bicwe. Kuko kwicwa n'inzara amezi 2 utarya, abantu barahindutse imigute, nta kaguru nta kaboko batabona, agutabarwa byaratinze cyane. Inkotanyi zari zigitabara mu bice aho zaturutse, igihugu ni kinini, nkatwe Butare rwose zahageze nyuma, matariki 3 z'ukwa karindwi, mu matariki 10 z'ukwa karindwi, abantu bariyahuye, baritanze baricwa, ariko abihanganye bari bafite ababagaburiraga nkatwe, nubwo ibiryo byari bike, ariko baradusanze baradutabara, turabashima, intwari zaritanze. Inkotanyi zigeze mu gihugu, zitangiye kubohora igihugu, iyo mwabaga muri ahantu mukumva amakuru ukaba ati wenda bageze hano, mwumvagamo bazabasanga mwe? Twumvaga batazadusanga, kuko hari igihe wanavagaho wihishe, wagerageza nko kuzisanga yenda nko mu birometero nka 5, ugahura n'interahamwe mu birometero 2 kakwica utazigezeho. Niyo mpamvu gutabarwa kwacu wajyaga kumva ko zahageze ziri hafi aho, ugahitamo nyine kwitanga, ukavuga uti n'izibazo zinyice n'ubundi n'izi interahamwe zinyice n'ubundi narapfuye, ariko imba ari inkotanyi koko ngiye kuzisobanurira. Zakubona uje uri amagufa wambaye ubusa, zibona ko ufite ikibazo, zahita zikwakira. Abo zakiraga baratemwe amazosi, baratemwe imitwe, baranutse n'inyo zijojoba, bakahita babajyana kubavura. Harimo inkotanyi zizi kuvura, abari n'abasirikare bakujyana bakakomara bakakuvura. Nyine ku bw'amahirwe ugasanga ni inkotanyi uhuye nazo, kuko n'interahamwe zari zigitaratamba hafi aho, zihisha zigaruka nijoro, ibintu nk'ibyo. Ariko ubundi
zaraturokoye, Imana izigirire neza kandi igikomeza, kandi n'ubundi zikomeje kuzifasha naho ziri mu mahanga zigenda zigarura imitekano nk'uko zagarura umutekano mu Rwanda. Hanyuma jenoside irabaye irarangiye, inkotanyi zitabaye igihugu. Nyuma y'uko jenoside irangiye, kubaho muri bwa buzima bwo kuba warabuze abantu, warabuze ibintu, kongera kwiyadabuta mu buzima byari bimeze bite? Byaratugoye kuko twumvaga nta fondasiyo dufite y'ubuzima, twumva ibyacu bari barabisahuye, abacu twabaragaho amahirwe yo kutwigisha gukora bari barabishe b'abagabo. Ubwo wumvaga rwose nubwo urokotse ariko kubaho ko bitazoroha, ariko bakomeje kujya batuganiriza tubwira ati muve muri ibyo byo kwiheba, abantu banyu barishwe baragenda, ariko mwebwe mba musigaye nimukore, nimwiteze imbere, nimwirengagize ibyababayeho, shishikarire umurimo, muhinge, mbari ryo gucuruza mu gicuruze, witeze imbere kuko umwanzi yaguseka asanze uri mu miruho wiriganyira urira. Mukore. Twagerageje gukora icyo gihe imiryango izana amafarini mu Rwanda, abantu tukajya tujya kurangura amafarini, tukaza tugasubiza ukungukaho nk'igihumbi cyangwa 2, tutangira kugarura ubwenge, dutangira kwiyubakira utuzu mu bibanza bari barashenyemo. Bayobozi ba FPR bakajya baza ati mubaho umuganda mububakire, gutyo turatangira tugura utugare, tugura uturadiyo, tugura utwenda. Ubuzima burakomeza kugeza n'uyu munsi wa none. Tubona nyine nubwo twabuze abantu ariko twarakoze, agashati nk'ako kakagura, agapataro nk'aka, tubona turaho kubera n'imiyoborere myiza tubamo, kandi bagerageza no kutwibuka igihe baduha inkunga. Ibuka ko icyo gihe jenoside irangiye nagiye i Kigali njya kwa Mukantaganzwa, 100,000 tugenda ushakisha ubuzima, ndagenda ntangamo 50 bamotari baranyakira, umumotari ntangira gukora niteza imbere kuko nari mfite perimi. Ubungubu ibihe byakira wasanga mu kwa kane ubundi amasaka yeze, harimo n'abayihishemo akagenda batabara. Kungu kubona amasaka ntabwo byoroshye, ko niba ibihe bitandukanye. Kubona amasaka ntabwo byoroshye. Numvise ko hari n'abayobozi ngo badashaka ko Abanyarwanda ngo babenga ikigage ngo bakinywe. Sinzi ariko ntabyo numvise. Ariko abantu iyo mbabaje nese kuki mutatera amasaka ngo turayatera ngo tuyakoresha ikise dupime ibigage ko batabyemera, bigage byabaye nk'ibicibwa, ariko ntumva ntibishoboka. Ntabwo umwero w'amasaka hari uwayabuza kuba mwashigisha ikigage ngo mukinywe, kandi no mu bukwe hagaragara ikigage. Numva rero nashishikariza Abanyarwanda guhinga amasaka ko bisanzwe, bakoze ikigage cy'amasaka badatubuye, bimwe batubura kavamwe ibiyoga bibasindisha. Numva nta muyobozi waza kuhungabanya uwo mushinga wiwe, ariko amasaka yarakuriye no uhabwa agaciro, akagira n'umunsi wo kwibuka niko navuga, kuko amasaka yahisha abantu benshi bararokoka. Amasaka nakwiriye guteshwa agaciro bayobozi bacu, kuko amasaka n'urubingo. Nkuko nabonye Bugande hari ikirango kigaragaza umusambi, mu Bugande nta ukora ku musambi, no mu Rwanda nta ukwiriye gukora ku rubingo cyangwa ku masaka. Bikwiriye gukora ibikorwa byabyo byo guhesha igihugu agaciro, nkuko amasaka yahisha abantu kurusha uko abantu bahisha abantu. Nyuma jenoside irabaye irarangiye, ibyo byose nibyo tugenda ducamo twibukiranya nk'abantu bari bariho. Hanyuma kubana na bantu babiciye byo byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye kuko bakomeje kugira umutima wa kinyamaswa. Nutafunze mwahura, cyende buka nkwitwaza yasi twarahuye, arambwira ngo nubu ngo jenoside igarutse ngo ntago byatura. Ariko ibyo byo narirukanse njya ku cyari komine ndabivuga, bwakeye bamujyana, araza arisobanura, basanga aracyafite ingengabitekerezo, kandi bakurikiranye haza n'abantu baramushinja batuwe yaratwishe yaratumaze, bahita bamujyana ku Karubanda arakatirwa n'inkiko. Cyakoze numvise ko bamufunguye kubwo gusaba imbabazi. Ubu n'umugabo ari iwe, twarabababariye, baraho ngaho n'abagabo bariteza imbere nabo. Ubwo wenda ariko umuntu yavuga ko iyo ngengabitekerezo yakiri mu bantu mbere yo gato yuko jenoside irangiye. Ubu ngubu umwe n'ubwiyunge mu baturage cyangwa se muri rubanda n'ingengabitekerezo bihagaze gute?
ubumwe n'ubwiyunge bwarashobotse kuko hari abantu basabye imbabazi bazikuye ku mutima kandi bumva barahemutse koko barahemukiye abanyarwanda bagenzi babo ariko mu by'ukuri uyu munsi wa none ingengabitekerezo irahari cyane natwe turabafite duturanye bahora batugeretse kabisa itungo ryazamuka bakarihotora mu kanya bakarita inyuma y'urugo ari umurambo nkanjye ndabafite sinyorora inkoko sinyorora ihene kuko ihene yanjye irahagera nk'umugabo duturanye witwa Tugira Abazungu Werarisi ngo avuka za Nyabikenke iyi nkoko yanjye hageze iricwa ihene yanjye higeze iricwa iyi ngorobe yanjye hageze iricwa nshobora kumara amezi 6 ntatewe amabuye nawe n'abahungu be bakasheringa amabuye hejuru y'inzu nk'amabuye 10 akangwaho nkasara ariko nyine nasakuza ibimenyetso bikabura kuko babyutse saa 7 z'ijoro barayateye bisubiriye mu nzu ndibuka ko bigeze kuntera amabuye amatara barayazimya bantera amabuye ndataka amatara yabo nsanga arazimije ariko kashize amanya barayacana usanga rero n'imanza zacu bamwe na bamwe mu buyobozi bw'ibanze zidacibwa nkuko tuba twahohotewe ugasanga nyine bashyize mu bunzi nyine babihinduye nuse basi ubuzima bugakomeza ukihangana ariko ukavuga ati ibyo byose nubwo mahoterwa gutya ntabwo bimeze nka jenoside ko bitandukanye hari nimwe mu mibiri y'abazize jenoside nayo bitaraboneka kandi wenda usanga ari nabo babishe bagihari cyo bivuze iki imibiri ababishe n'ubu uyu munsi wa none bazaho imibiri myinshi iri ariko ntibashobora kuberekana kuko aravuga ati nimperekana baravuga ko namwishe akaba yenda hari abantu batigeze banasaba imbabazi cyangwa batigeze bahanirwa amakosa ibyaha bakoze bya jenoside ugasanga bavuga ati bigaragaje bahita babona ko ari igihe bamwishe ariko mu by'ukuri imibiri aracyari ku gasozi kuko nk'ejo bundi naciye sehashika harimo ruge usanga inzu bariho bahubaka bahise babonamo imibiri hari imibiri irenga 1000 yashyizwe muri icyo gisimu muri icyo cyobo myinshi cyane bigaragara ko n'ahandi henshi imibiri hari ndetse abantu babonye bazaho imibiri iri yenda nibwo batakwigaragaza ngo bayigaragaze ariko bakwiriye gukora ibimenyetso bashobora no kwandika agapapuro bakagata nko ku murenge cyangwa ku kagari bakavuga bati hari imibiri iri aha n'aha ikimenyetso muzahasanga nk'amabuye 2 cyangwa se hashinze igiti kiriho ubwatsi nk'amajaro cyane ko bayashingaga aho hantu hari imibiri agatanga ibimenyetso nubwo atakwigaragaza ariko aho hantu bahajya koko bakasanga ikimenyetso bajyamo bagasangamo imibiri tukayishingura mu cyubahiro ariko bireka imibiri y'abanyarwanda ngo ihere ku gasozi nk'ahari imibiri y'imbwa ni imibiri y'abagabo bari abagabo biteje imbere bari abanyarwanda bazima nyaboneka nimukoresha ibimenyetso bishoboka byose mugaragaza ibyo bimenyetso by'aho imibiri y'abanyarwanda bene wanyiri tugana ku musozo kugira tunagushimiye ko wemeye gusangiza abantu ubwo buhamya n'amateka umuntu yaraciyemo abatoroshye tugana ku musozo muri bino bihe by'iminsi 100 yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi ni ku nshuro ya 28 nibwo ubutumwa bugenera abantu muri rusange ubutumwa ngenera abantu nuko abantu bahunze igihugu bakajya guhungira mu bindi bihugu birirwa basakuza ntabwo Imana ishobora kubemerera kugaruka kugira ikindi igihugu cyacu kugihindanya bazagwa ku gasozi nk'imbwa kuko Gahini niko yapfuye icyo nabasaba ushoboye gutaha mu gihugu cye atahe turamahoro aza asaba imbabazi abe mu Banyarwanda nk'uko abanyarwanda benshi bakoze jenoside ubu ngubu bari mu gihugu cyabo ikindi abari mu gihugu nabo nyaboneka abo barokotse ni mu baha agaciro mwihura ngo muhekenyera amenyo mwihura ngo murebe nk'ahari ikizira mwihura ngo mufate nk'ahari imbwa ni umugabo aritunze ahubwo mwubahe kuko Imana yaramurinze amaboko yawe kandi ntiyamusumira niyo mpamvu rero kuriye kwemera ukabana nabo kabagenza buhoro bakabona ko waciye bugufi mukabana ntibakubone ngo bakwikange cyangwa nawe nubabone ubikange kubera ya maraso nyaboneka rero nimubane n'abanyarwanda bose amahoro twubaka igihugu cyacu gikeneye abanyarwanda babanye amahoro abanyarwanda bumvikanye abanyarwanda bafatanye urunana kugira ngo nta byamoko bikiba mu Rwanda ubu turi abanyarwanda nyaboneka mureke twubaka igihugu cyacu nta ngengabitekerezo itubarurwamo cyangwa itubonekamo murakoze cyane kutuganiriza murakoze namwe kuri TV yawe mwanyakiriye mukama ijambo
n'abanyarwanda baduteze amatwi rwose murakoze kudutega amatwi no kumva ibyabaye ntibizongere ukundi mu gihugu cyacu. Turabashimiye cyane, mwakoze cyane gukurikirana Yawe TV, mukomeze gukurikirana n'ibindi biganiro tujya tubagezaho. Amahoro y'Imana abane namwe.